Mukasano Dativa uhagarariye inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Musenyi avuga ko uburinganire n'ubwuzuzanye bivuze ko abantu baba bafite uburenganzira bungana mu muryango, bityo ko iterambere ry'urugo ridashingiye ku mugore gusa nk'uko ridashingiye ku mugabo gusa, ahubwo bose bagomba kuzuzanya. Burya imyumvire iratandukanye, uko mbyumva sikunda byumva. Hari uwumva ati uburinganire abagore bimirijwe imbere, niko muri sosiyete bakunda kubivuga. Ukabona ko nk'umugore yakandamiza umugabo yitwaje kwa kundi nyine bavuga ngo umugore ngo yahawe agaciro yagize iki, ukabona ko itegeko ripfiramo witwaje icyo uri cyo. Nyirimana Clotilde uhagarariye inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera avuga ko kumva uburinganire hagati y'abashakanye biterwa n'imyumvire ya bamwe. Ko ikivugo cya mutima w'urugo cyacu dukunda kuvuga ngo ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Mbere umuco wacu wa mbere wagaragazaga ko utsikamiye umugore. Ubu rero uwo tuvuga wadusubije agaciro nuko igihugu kiradushyigikiye, dufite uburenganzira bumwe n'ubw'umugabo, ndetse iterambere ry'igihugu rigaragaramo ko dufitemo uruhare. Ni ukuvuga rero ko umugabo niwe mbere na mbere ugomba kumva yuko uburinganire n'ubwuzuzanye bushoboka, agaha umugore urubuga, akagaragaza iryo terambere, ubwo buringanire n'ubwuzuzanye ashaka mu muryango. Gore nawe agafata iya mbere kubyumva yuko atagiye kuruta cyangwa kwihimura ku mugabo, akumva yuko agaciro yahawe agomba kukagaragaza yuzuza umugabo, bakagira ubwuzuzanye n'uburinganire. Mutuminka Emerde ni umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Bugesera avuga ko mu kurushaho kumvikanisha agaciro k'uburinganire n'ubwuzuzanye bazategura amahugurwa bafatanyije na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango mu kurushaho kubwumva, kuko usanga ahanini aribyo bigenda bisenya imiryango. Ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ni ihame buri wese atari yumva, abenshi bamaze kuryumva ariko hariho abatararyumva. Muri make rero n'abadamu baragaragaza izo mpungenge yuko muri uku gusenyuka k'umuryango nyarwanda haracyarimo abantu batarumva iryo hame ry'uburinganire, aho umugore avuga ati mfite uburenganzira bugeze aha, umugabo nawe akumva ko afite ubundi, ugasanga aho kugira ngo ubwuzuzanye ahubwo habayemo guhangana. Icyo rero umwanzuro uhari ni uko tuzakora ubuvugizi, kandi na Minisiteri ishinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango bifite mu nshingano ngo kugira ngo itegure amahugurwa. Ayo mahugurwa azatugeraho natwe tuyageze kubo hasi ashinzwe kugeraho, kugira ngo twese dushobore kumva iryo hame neza, bidufashe kubaka wa muryango nyarwanda hatarimo imyumvire itandukanye. Kugenzura iyubahiriza ry'ihame ry'uburinganire ni imwe mu nshingano zikomeye z'urwego Gender Monitoring Officer, igenzura uko ihame ry'uburinganire rishyirwa mu bikorwa mu nzego za leta, iz'abikorera, imiryango itari iya leta n'ishamikiye ku madini. Gender Monitoring Officer yagize uruhare mu gucengeza ihame ry'uburinganire mu gihe cy'ivugurura ry'amategeko. Demokarasi Eric, Prime TV, mu Ntara y'Uburasirazuba.